Guhora mu gashongo nabyo ntibiteye ubwuzu, nta cyubahiro n'igikundiro biteye, biteye ipfunwe n'ubwo wabyimitse, ariko ni ikirango kidakwiye kikugaragaza uko uri, usibye ko atari yo sura nyayo ikwiye gukura. Icyifuzo cyawe gikuriye ibindi ni uko iminsi yose yahinduka weekend, si ukuryoshya ni ukwimarayo, ubusanzwe kurya ubuzima ni ukubusoza, ukifashisha n'agatoki uzakomba avuka n'agahese, ukazimangatanya uzapfe. Kuwa gatanu ni ugutandukana n'imirimo, ugatambikira mu nzira yo gutana. Kuwa gatandatu ugatamba, kandi wowe nta n'imiteto utambana byeri, n'ubundi ngo ibyera byose bizasimbura ibyiza. Nta gusoza samudi, nta musuku urangwamo ngo buke sande yusubuku bisomeze ushoboye ndetse urenzeho, aho kuzisiga ukemera ukinyabya, ukihaga ngo haze amaso y'abagususurutsa bakaguhata umunyata, umutima ukenda gutoroka, wananirwa uguye agacuho ukisanga utazi iyo uri. Nakuze iyo uri kumwe n'abo mwahuje kwizihirwa bakakwenda butumbi, ngo ntacyo bitwaye basengera cyane bikagutera guseka, ngo ari nabyo ngo byongera iminsi yo kubaho. Harya ubwo koko iriyongera cyangwa igenda icogora? Nako nibyo, iminsi iriyongera, ariko ikiyongeramo n'ibyago n'amaganya uterwa nuko utanyurwa igihe isura izaba isa n'iya rusake yaserebetsweho, nta sura y'igikundiro, iminkanyari ari imizana no mu nda wagira ngo ni imikambi ikwegekanye. Koko umubyeyi nkawe utagize icyo abura, cyaba ikijya mu nda cyangwa ikindi cyo kumuneza no kumutunga, aburira abo yibarutse akanya ngo ntagiye kuzirikwa n'iminsi akiri muto, akabareka murengana aburirwa irengera ingendo nk'iy'uwagaswe mu karenge na nyambwa, kubera agashongo k'imburamumaro n'imburamukoro zimutera gukora ibitagira umusaruro. Utwo abonye tugakorokera mu maraha, bitabi by'amahoro akabura ngo ihirwe n'ihumure bitarimo ubumuga bwo kwihunza inshingano ntibukwiye. Mu gutaha igicuku nabwo kandi ubwo arandaswe boshye umurwayi, igicuku kinishye mukingurira umwami cyangwa mu bireke ntiyabura aho ajya, n'ubundi aho yahoze hamurutira aho atashye. Kuwa mbere mu rutegero uke ngo amasaha y'akazi nayo si ukwihuta, yagera kare gukora byahe ko umutwe wamenetse n'ibiro bikaba byinshi, boshye uwikoreye kirijana. Ntabwo wujijwa kubaza ko nta musaruro wabonetse uwo munsi, ngo ntajya ajejwa kubaza ubusa n'ibidafite shinge na rugero, bikabura umutwe ntibigire ikibuno. Ubwo kandi akabizira ariyo nshingano ze yishyurirwa, ngo imikorere y'ikigo ashinzwe ijyejuru, wasabwa kwisobanura ngo niho hahandi wava ukajya ahandi, kandi hahora ikaboneka, kuko wizeye ko niyo utabona aho ukora utabura n'abakurunguruka mu maguru bakaguhonga igihumbi, n'ubundi nta mpinduka y'amaraso, ntatandukanye n'ayo uhabwa wakoze. Nyamara iyo wigira wahogora, mu gihe ihirwe ryo kugiraho nibura wihisha mu mibyizi, benshi bakagukeka nk'umukozi wiyubashye, bakagutinyira. Naho ubundi wajya kukabona bose bakajya babwirana ngo nimureke yibonereho uruhangwa mboni, niwe wiyemeje kwigira icyago n'icyomanzi, akazira kugira icyo atinya n'icyo yubaha. Ese ko kwirinda biruta kwivuza? Iyo miti wiyahuza ngo ikurinde umutwe udakira uhorana, nako witera wawirinze ugacururuka rwose, ugashyira agapira hasi, ko nawe kuba umubyeyi byakubera ukizihirwa n'uwo washatse. Leta y'inzu bakayivuga ka Serukosa rwa Ruhage rwa Bigogo bya Muhutu w'umuhondo, nk'uko yankura kuziga isata ipfoka bagasamara ibishyika bifite umutware ku mutima, ikikanda ku mubiri igihe yasumbye inki, bari bagakurikiza mu mitima myiza yahateye. Leta y'inzu Sofiyene.